Ananiwe wakwinshi unishoboreye nshi ndaguha ko muki utari isabune ki niko wowe ndaje ndakomanga hano wahise uri kuhamara ariko mundebe yasagize ngo tuzaje turahora turubwicwa n'intuzi ako gwamuheha ntabwo ubuzemo ejo wabonye sibabwiye ngo barabuguze nimugoroba wamuza ikibazo abaye igicuma akuye mu muheha oye umuheha gwari guhari uretse manza nongere nizere ko ariyo kwabo kwibi niyo numvishe ari sawa niyo kwamayira kumbwira ariko aragunda kabwa nubwo uri igicucu ugira ngo ubwenge nengwe ngusubizemo ko natari umushinga ko gufite ifunga wari kumubanza ako turapfa kunywa nubwo umuheha ntabwo reka manze ncurure ubundi kiratakamo amasazi atajamo akazi nabundi se uba muzima cyangwa wararwaye ariko ubundi wowe bagukuye ubundi siridiyo ni ishano nagiriye kwa aka gahinga ubundi wowe uri kumva windaragura mu matwi ntubu narangora ubonye ko ndi nyokobuja hano reka nshatse natakutanya mabuje se mabuje wanyumvise mwirukanisha nonaha mwirukane nako wowe uri bosi wanje wowe urampemba wewe kuramo ibyo bikotero byo buba shenze nge nduba ngo nako ase ubundi bagukuye he buze bagutoraguye ubundi ndakuzanye hano shamba mbona utuzuye hanyuma se uba waje kwicara hano guta umuntu akomanga akamara isaha ahagaze inyuma y'urugi utamufunga uburana ni wenshi ndaguha k'inyuma ugana nawe ubundi mabuje ntuhemuka ubu yamaye ubashe nge nkaza kamwe kakaza karije ngahita mfatundadu ukubita ibintu byose bansuzuguje njye uri kubwira ngo wakubita ese ubundi ko nakwihoreye uranshaka biki wowe uri bosi wanjye kuranyaragura mu matwi gusa sinakwihoreye reka nshira hano kugira ngo turaje turabara gatatu kuba rero wari ushojeje n'ubundi ninje ndatangira guhita bijana twashasha agabanya umuturage akojeramo nk'abapaturo nimbe akuzi ko abandi bari muca bavuze uko bazina kararyoshe kuba karyoshe umva se ahubwo umva kubwira mwana kuvuga ni ugutaruka ako se wagicucu wese indirimbo uririmba nizi wanyu cyangwa ako narumbuye koko ubu ngubu nk'ayo bakuzanye hano babona ushoboye uyu munsi witwaye nabi ushobora gutaha witonda ukunyuma uri kuririmba ibiki ntabwo abandi kuvugisha wongeye kumura ku matwi natagusekura n'undi kikaza sekura none se siridi mayika arahari kugiye mayika arahari hasi iki cyo cyabaye twagira ngo bakimye ibiryo none ikibazo ndi kwibaza uriya mwana biragenda bite mwana ibaze kuzana umuntu muzima ukamumanukana subiza kariho wanyapurocinze ngo tumuzane ikintu kiri kumbogamira nyine nanjye nibwo bwoba mfite none uzabwira ba se wabo ko wamuvanye uri kuvuga ngo ugiye kumurangira akazi yagera hano mu mujyi bikanga none akaba yabaye kera ngaraho nta kibazo yarakize none se ubwo ukumva mama utara mubeshye mwana
tuze ku bitaro cyangwa ariko mwana oya byari n'ibintu ntasobanukiwe neza nkananiwe neza bamuteye kaci bamwambura igare gutyo gusa atabigira cyaba baranamurotse none se aje ari gutabaza igare ibyubu ntagane makuru ese ubwo ibyo bintu urukumva bamuroze bamuregeye ko ndabizi nanje ubu wabimba none se wahamagaye muganga Solange bakoze statement cyangwa baramuvuye birarangira hari ibindi bamuteye inshinge urumva warangije bamukubita n'ibinini nibyo naje mpaki nta bindi nzi bamukoreye Entre karibu Dina karibu neza bite mukobwa wanjye karibu murakoze muzite akora papa mama warabuze waranyanze naragiye hanze niyo mpamvu nari nagiye kurangura ni ukuri shaka kuhagira amahirwe kubera ubona amaze kugira umwana nyine atuma kandi akiza akamutuma akazanira ibintu nta kibazo aho ufite amahirwe umuhungu mwiza ngewe se ngenda heza iyo hari no tesitude uzi ko uzi ko jena aramuteruwaga nkamujana mu byumba akaja guhorana ba dogiteri tuve mu magambo tuje muri kukuganira muri seri ikibazo ni uko urukundenganya ukumva ibibazo byinshi ariko ubundi reka nkwereke ubundi reka mu gitondo tumujane mu gitondo nyine ikibazo ntabwo ari uko mujyana ku bitaro ufata umwanya tumusubize niba ari n'ibyuma bamucishe mu byanya mfitemo n'izururize ebyiri twamujyana ku bitaro bikarangira wenda twanashaka iriya minsi ntituzajya ahubwo ikibazo aramukiri ntahandi nibaza n'aka kanya bamuteye kaci muganga Solange coming home then you go around in road kuki ku bitaro twamujanye ku bitaro nose sibyo ni kuvuga mu Cyongereza wajajuramenye wajajuranye kari mwebwe mu kurangiza ndimi zanyu rero murukoresha bagoye impapuro ntazo baguhaye muhaze gamatabi bagoye impapuro ntazo baguhaye impapuro nduje narapakiye mu nzu zirimo none se wansubiza impapuro igitabo kabyora amana tabi birakure wowe kunywa igikoma gisangiraga nawe ikibazo si amafaranga bamukoreye statement ibyo ntago mbizi ni bararame ko ibyo bitasimeni ntago mbizi rero zira mpapuro ntabavuga ibitasimenti bavuga statement njye nagusekeje story niyo story nakoze agatebo mfata njya ku muhanda njya ku mwagenti nintema impapuro zisezerera ambwa akazi biyemba iri gukorana n'umwana wanjye Mike uvuga wa mukobwa ukorana na Mike ukabona imbisoso ni yesi njya nkunda no kuvuga izina rye mba numva byankasi bivuge ngo ubu ngubu wamaze kumusezerera yaragiye naragiye ndabyituma ndabizana wavuze ko nasinyishije na Mike Mike se yarasinye yarabyemeye kubisinya ntabwo wagenza gake ibintu byose ko ari ku bwenge nanjye ngira ubwenge amakuru ni meza ndagera ndabisinyisha ndamushuka oya gatoya gato minota mike ndabanje kabisa ndabampageze nari mu rugo ndi kwitegura ndasoje oya no nta kibazo niba imiti yaje mbwirira mu laboratoire agenda yifate ayiregistre mu gitabo hanyuma Mike biteze ni byiza mama kuri telefone cyane ndi kuri telefone mukuru biye gusura mu kazi ngiye sinyira kano yanzu yanjye yakakira uriya ntabwo yanditse allo nyandika sinyira nta kibazo guma kuri telefone oui sinyira iriyanzu kugira ngo bayinyandike nyine ndi kukubwira uwo mu laboratoire
mama ndagiye mu kazi turaza kuza kuvuga ntari isinya maze kubisinya ubu ikintu gisigaye ni uko mfata za mpapuro nkazihereza Solange itanciye mu maboko shuguritse rero ibyo bipapuro muganga Solange kuva ariwe muziranye ntekereza ko nitumugezayo unyibutse ibyo bintu tubibaze tumukurikirane kiriya kibazo cye n'ibintu ngombwa tujye muri riyo ariko mu Rwanda hari ubutabera amahari ariko araga niryo ryari tubesheje wenda reka tunareke nigara azasura tuzamusuza mu cyaro ari kirajya yaraje avuga se ibyo byakunda ndandi kumva none wagize ubwenge buzima ubwo wibutse ko umuvandimwe tugomba kumujana ku bitaro wasanga iyo mpanga yawe yasubiye ku murongo da mwana ariko muri igicucu nta mwana se wajya ureka amashinga mu bintu biri serema umuntu arangije kubibubu ukaza tubanza dufata umwanzuro asoma nyuma kandi gahunda iriho sibyo zana ubundi dusome ndi kuko ase wabanje ukumva ibyo tuvuga amana reka tumujyane mu gitondo akomeza bikiragi ngo tumujyane mu gitondo ariko utinze ibintu birapfa ubu sizira mihogoza n'ubundi zigiye zikagora ubusizi ugorana nireba sibyo ubu ngubu ninjye muri polisi bita tuberanyeho n'abarwayi njanda akora akazi gute ese muganga Solange simaje kubicaka ndasiba ngo turi gukurikirana uriya mwana ngo ndamurwaje mu rugo ubu bagiye guhita babona kandi nimara kujya ntabwo kari umunsi wibuke habyukiye abarwayi benshi ubu bahanduje ibintu byose ngiye koza ngiye kurupa none se reka mbazane atazanamenya ko Mike nawe azabona asohotse agiye ari Mike azabona sinyatire ari na Solange akabona ari Mike wasinye mbese ubundi se ubura yabona Mike yasinye ajya kumubaza yababaza iki umweyo ndumva bakora ari meza nibwibyo erega nakubwiye ngo yewe nzarwana ishyaka kiwabo wa Solange amakuru n'abaje gukabura nuko iwabo nta bushobozi nawe yarezwe na nyirakuru nta kintu bafite ari abatindi b'abahari ubundi se buriya turuka mu kahe gace abantu turuka mu kahe karere ushobora kuba kibuga muri za mbwe sinzambye ngo bavuga za mbwe ndumva kuri pe umwana kuri meza mpaye yaranshimishije cyane mbwira mu Bushinwa sanze ni nagira ngo yarakizanye kubaza kwiga nase nabaye nakimuzanye oya niyo utagira icyo nzanira mvuze si ntabwo napfa kuza gutyo gusa niyo nta cyanzanira ahubwo hari ibintu maze iminsi ntekereza gahunda iri hano ni rimwe kabiri gatatu cicika mvuge kabiri hano worazana joke mu bintu biri seri ari akazi n'ubuzima bw'umuntu gifite agaciro ni ikimana tekereza none kumusubiza iwabo mani yarabaye bubu twaramuzanye ari muzima si ubu utavuga ngo twagiye kumuroga kugira tumwambure ragare ragarobe ko twaritegeye heyasi bakaza barifunguye n'amahembe ase turi kujya kuri farumasi gute ko ufite muganga Solange w'inshuti yawe ntacyo mbese reka tugende none se ubungire ariko wumve ngo ugiye gutuma akora akazi kawe wewe wumva barube hariya ntanje mbe mu byanje ndi guhora akazi terebe none nawe uri gukurikira ikintu uramfasha ndabona muganga Solange muri inshuro kandi kubera ko muzira nyine tuhagera baranaturenza ku murongo tuhagenda twabikabirije tuvuge tutarapfuye kubera ko muganga Solange muzanye ahita dutarutse duhite tugira ate tumuvuze wenda turebe ko akajwi kagaruka kandi ugiye kuja kumureba sibyo nanje nuze turatunga turi hariya tuze vuba natitanga nawe urangije kwitegura aho amaze kumwambara imyenda neza dore araryamye duhita tugenda nizera ko amaye n'uturyo gahunda ni guco zimeze ni ukuri gusoma ukibagirwa gahunda dufitanye tubyose none nenda mu ibiyeni uramo kabugari babumaze hari ahantu mu mujyi hari inzu
biramutse bikunze bamaze gukora ubukwe na Mike iyo nzu nahita nyifata nkayibafatira wowe ugatangira ukayikoreramo ariko wowe ugakomeza bizinesi ze Mike ikiganga buriya kinini ahubwo ngubu niba ihari nabatangira oya wenda nashyiraho n'umuntu buriya nabyo byashoboka mushyiraho nizeye akazajya hasigara wenda mu gihe bigiye buriya nk'uko na hariya hasigara ibyo byaba ari byiza simbizi nzabitekerezaho ariko muri iyo gahunda ndayifite ako bugaruka adafite ubushobozi bwo kuvuga wasobana gute ukuntu twatetse saheruka ka kagodoro twamwaye nageze ngo mwariye dufata umwanzuro gahunda niyo turagiye kubitamo hari ikindi cyo sico nje kumukombera udukoko hariya mu ntuza mwebe kokosha mwe n'utuzamo ntuzamo karabye si n'umugenda musanye bitagaragaza nabyo pano byawe byapfumaguritse wewe nuze wambaye ese urukondo uyu munsi ntambaye by'abahanzi ku bitaro ngo bibaga witondesha hamane nyine ububote urakoze urakoze yego sha nizo bambaye ku kazi shaje reka nziratane sana kazanje sha zinaraheze ziri ji umva nkubwire igeze kandi kukubwira ngo ureke tumujane mu gitondo sinzi amakuru ibyo reka tumujane mu gitondo kubera ko ngiye kureba nako ngiye gushutinga ngiye gushutinga nyine yanduza itondo ahubwo uvuze Liliane ndibuka ngiye gushutinga bya Liliane ubwo ugiye kubura Liliane sha abantu baga muri geto zo kwa Vete babandi ngo byari bimeze bite yanameze neza naherukaga mu Rwanda yari yabyarambeze baje hano yamuzanye hano kabutindi umukozi wanjye arakabyara nari natetse amafi yayarundumuriye hasi se none se nawe yahise amwanga cyangwa wenda yakoze atabishaka yamwanga se urabizi ko ari ibyo babonye nyine gusa iyo ni umukobwa wizihiritse ku munsi kageze hano nkajya mbona karakanaguzwa amaso bivuze ngo buriya kihakwicara kamwegereye ndegera yirye ko ndi kumubwiye sitori wamwereka nka videwo nyine yabaye icyo gihe iyo videwo abantu babashije hari umucuti wanyu natwe turi hano hamwe kumva iyo nza kuba nicaye nkahariya ndi kureba iyo videwo ukuntu byari bimeze abagabo barabuze utari kumujana ngo tugutaye kandi umuntu akanakama nk'icumweru cyose cyane nacyo noneho rero ubukwe bwayo ibintu byose nibwo bizaba ari neza ibyo by'ubukwe ibyo by'inda usibye kurodoka ibyo byari bikuza mbese wabibamo ko ndi kumva kano kanagize mbese iyo ndabare gute igihe mwagire ntuwe wagira waba uri iki wanimwa mbese waramfashe wigeze umfata ndi kumusoro nubwo igihe mwari mubaniye rero uburyo mwagitabi gutana n'ibikorwa bizimugiraga n'abakobwa kagucaga amazi ubwo namubwiye ko ngiye kwishutingira ahubwo nshaka kujya kuroda tumujyane ku bitaro mu gitondo ni gahunda naje ndikubwira mu gitondo mfite akazi kenshi iki kigoroba reka tuzaje kureba tujane kuroda mu gitondo none se ari byo nashakaga kukubwira ibyo by'indubizanye wari wamfata muri imba umutereta ndamaze ndamucira ariko mfataga ku kanyunyu gusa nkafata no kuri nwe ibyo bindi byo kuzana ivi na ivi ntubimbaza abazi zijyaga mu sosi kandi ameze neza afite na nyashi mama ndabona ari umuntu w'umugabo ndabona ubundi ko ashobora kuba y'ingenzi uragusha nta kibazo
aho waracoye nabonye icyo wanushije ariko jewe abakobwa ndabatinyaga ko ntuzongere gucika uvuga iti bazo niho unamutera siyo ndanajana kwa mama kwa nyogokuru noneho inkuru nshaje Imeza bite byawe umva se bite kumumagara nageze mu Rwanda mu mahirwe sinaje ejo se cyane ntabwo wigeze ubimenya mva nagiye kwa mama Mike aho kuva muri resitora ibaze ko ambwiye nyine ngo yabishyushyemo kundusha ahubwo kuko mana yanjye ambwiye nyine ukuntu ngo Mike ngo yamubwiye nyine ngo Mike n'umwanzi yamubwiye ngo ari kumushaka ukumva ambwira nyine ngo wa mukobwa witwa Solange nyine ukorana na Mike ngo yamwandikiye amadokima amusezera